abagore hano n'abagore buriya bizeye rero yabwiye abagabo arababwira ko mutaka ku Rwanda ngo abagore baragenda ngo kandi si barokera cy'abagore kuko abagore cyo gihe bahagarara imbere y'abagabo amazara agenda aratera Rwanda atsinda nuko yari afite ijambo ry'ahantu babara n'indirimbo aravuga ngo ijuru rataba ngo inyenyeri mu ngendo zazo izo nyenyeri nizi inyenyeri mu ngendo zazo ngo zibona na sisera uriko babwira bibiliya kandi formibamo ni ijambo ry'ahantu abaryizeye bakaribamo bakarikangara abo nibo bakomeye no muri kino gihe cyane umuntu wese uzishera ijambo akizera ijambo ry'ahantu azoza akomera kandi aguma azamuka babwira korali ni nziza ministeri ni nziza kandi mu kuririmba tugafashwa ejo bundi yaramera ibyo uzari korali sinayifanaga korali nyine ziza ziririmbaga ariko ejo bundi agarume yamundishije korali undi babasohoye ejo bundi izi z'ejo bundi sinzaja muri konseri nayigiye nk'umunsi umwe ndafashijwe amasezerano aravuga ngo sinzasubira kuja muri konseri twagira nk'igihe twokwinamambuye sinzi bakaba basara amatara ameze gutya izati ibyo buhamye niyo byagiye hanze ariko ejo bundi alarme abantu batumye kuri alarme ariko sinumvise ijwi ariko azi kuyobora ndabizi inshuti yanjye cyane asifiwe mwana zirangire zawe mwaziririmbye mu butwari kandi ko zirakiza abantu nshega amakuru mba nyafite impano ko zirakiza abantu ziriya ndirimbo sinzi ko nazibonye ariko ko ndazibona nyine ku murongo ahimbaze yesu icyo nshaka kubabwira minisiteri ngiye kuzumuntu ikiza kikuza umuntu n'ijambo ry'ahantu mu murimo wose dukora muri minisiteri w'ivugabutumwa kuba pasiteri kuba bishop kuba apotre n'ijombuza n'ijomzamuntu ntacyo bimariye n'ubundi ikimariye ni kuba apotre ariko wizeye ijambo ryagize gute cyane ubu bishobora gukomera nico kiza kikuza umuntu kikamuzamura umuntu bakazamureba mu mashuri nibo wari mwarimu w'abandi hari abandi bahanuzi batoyemo barimo ba Mikanda ba Hoseya kuriya Hoseya yahanuye ivyo Yesaya yahanuye gusa yaramukomeye yakabisubira mu ivyo Yesaya bazavuga ko umunyeshuri bibe haleluya Bwana sifiwe haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe biyo naje muri hino kandi akamana ile kuyobora gutya bona bizi ko umuntu wewe uri mutoya kandi twaje muri ubutumwa ngo Qur'an aririmba adafasha iyo tuyoboye neza iyo ni ijambo ijambo rikemu tuzabure masuri Isaya bariko uri ijambo ry'ahantu hakiri imyaka 100 kuko perwa kuko gushura bakabwira abantu ngo duhawe umwana w'umuhungu umwana batuvugiye maze twigitangaza ubutware buzakubituje imana abika bakaza abagura kaza n'umudugudu bazamubwiramo akavuga ngo nawe Betlehemu ngo uri mutoya mu bihumbi bya Yuda ngo ariko ngo muri wewe no hazava umucunguzi akazamenya ijambo ryahanuwe rizavukira imana isayo abika nuko bana bandi kugeza kuri ba Balaki umunsi umwe yabihanuye aravuga ngo dore imana bizahagurutsa undi muhanuzi ngumeze kare iyo imana isayo bahagaye baramuhanura kugeza Yesu aje
hariho n'abagore buriya bizeye Debora yabwiye abagabo arababwira ko mutaka ku Rwanda ngo abagore baragenda ngo kandi sibarokera cy'abagore kuko abagore cyo gihe ntibahagarara imbere y'abagabo amaze aragenda aratera Rwanda atsinda nuko yari afite ijambo ry'ahantu babarana indirimbo aravuga ngo ijuru rirataba ngo inyenyeri mu ngendo zazo izo nyenyeri inyenyeri mu ngendo zazo ngo zirwana na Sisera babwire Bibiliya kandi forme ibamo ni ijambo ry'ahantu abaryizeye bakaribamo bakarikangara abo nibo bakomeye no muri kino gihe cyane umuntu wese uzishera ijambo akizera ijambo ry'ahantu asoza akomera kandi akaba azamuka babwire korali ni nziza ministeri ni nziza kandi mu kuririmba tugafashwa ejo bundi yaramera ibyo usari korali sinayifanaga korali nyine nziza ziririmbaga ariko ejo bundi agarume yamundishije korali undi babasohoye ejo bundi z'ejo bundi sinzaja no muri konseri nayigiye nk'umunsi umwe ndafashijwe amasezerano avuga ngo sinzosubira kuja muri konseri twagira nk'igihe twokwina bambuye sinzi bakaba basana amatara ameze gutya izati ibyo uhanye niyo byagiye hanze ariko ejo bundi alarme mwumvi abantu mbatumye kuri alarme ariko sinumva ijwi ryewe ariko azi kuyobora ndabizi inshuti yanjye cyane asifi mubona ziriya ndirimbo zabo mwaziririmbye mu butwari kandi ko zirakiza abantu nshinga amakuru mba nyafite impano ko zirakiza abantu ziriya ndirimbo sinzi ko nazibonye ariko ko nazibona nyine ku murongo ahimbaze yesu icyo nshaka kubabwira minisiteri ngiyo gusa umuntu ikiza kigusa umuntu n'ijambo ry'ahantu mu murimo wose dukora muri minisiteri w'ivugabutumwa kuba pasiteri kuba bishop apotre kuba apotre n'ijambo gusa n'ijambo za muntu ntacyo bimariye n'ubundi bikimariye ni kuba apotre ariko wizeye ijambo ryagize gute cyane ubu bishobora gukomera nicyo kiza kigusa umuntu kikamuzamura umuntu bakazamurebera mu mashorishori icyo bashishikaje Yesu waje ijambo ryahanuwe ndagasaba gusa ko muryitaho kandi muri zaba rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima ntimubona umwijima satani azatera umwijima ariko ijambo ryahanuwe rimeze muri wowe riza rikura umwijima ugasusuruka arihe byicaza aho uvuga ngo ngasusuruka nkagira gute gashamira hanyuma rero numara gukubita aho ngaho numara wamucuranga soza rero zamuri manjitwahiro Imana ibaho umugisha mukomere ku ijambo ryahanuwe mugiteho muriganire mutaramireho murigendereho muzakomere mubake ijambo ry'Imana Israel.
barimo bamikanda bawuseye kuriya oseye yahanuye izo Isaya yahanuye gusa yaramukomeye yakabisubira mu gusiza Isaya bazavuga ko umunyeshuri biwe niba nsoye haleluya Bwana sifiwe haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe biyo naje mu yimba ile kuzikuyobora kujya bona bizi ko umuntu wewe uyu mutoya ka twaje muri ubutumwa ngo Qur'an aririmba adafasha iyo tuyoboye neza iyo ni jabo afite jabo n'ikemu tuzabure mashuri Isaya bariko uryo jabo ryahana hakiri imyaka 700 kuko kwerwa kuko guhishura bakabwira abantu ngo duhawe umwana w'umuhungu umwana uratuvugiye Mas ele igitangaza ubutware buzabubituje imashuri andika bakaza agura kaza n'umudugudu bazavugiramo akavuga ngo nawe Betlehemu ngo uyu mutoya mu bihumbi cya Yuda ngo ariko ngo muri wewe no hazava umucunguzi akazamenya aho ijambo ryahanuwe rizavugira imashuri andika nuko bana bandi kugeza kuri Balaki umunsi umwe yabihanuye aravuga ngo dore Imana bizahagurutsa undi muhanuzi ngumeze ka Eliya imana bahagaye baramuhanura kugeza Yesu aje